umva papa Paul kunyumva wowe umvira Imana akora ibyo Imana ishaka gukora. Imana iraza kwishakira igitambo uraza kubona akazi. Uwo muntu ugiye kubaho neza ni umuntu uzayumvira. Unyemerere message uyumve, unyemerere uyakire, kuko Imana yambwiye ngo nze nyibabwire banyarwandakazi, bantu muvuga ko mukunda Imana, bantu mukorera Imana, nimuyumvire muzamara imyaka yanyu mu byishimo. Imana yambwiye ngo nimuyumvira mukayikorera mugakora ibyo ishaka nibwo muzabaho. Unyemere wowe wumvise iyi message, niba ushaka kuramba umvira Imana, uzaramba uzapfa. Ni wowe ufite urufunguzo rw'ibyo wavuganye n'Imana, ni wowe ufite gutebutsa amasezerano yawe, ni wowe ufite kwihutisha ibyo Imana yavuze. Imirimo ukora irakuranga, ubushobozi ufite burenze ubw'abantu. Yesu we genda uri intwari. Imirimo ukora irakuranga, ubushobozi ufite burenze ubw'abantu. Yesu we genda uri intwari. Yesu we. Reka ngusuhuze nizere ko mumeze neza mu bisanzwe. Muri kumwe nanje Manirakiza Edouard, abari mu Rwanda shalom, abari muri Afrika shalom, mwese mumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge turakunda. Abari ku mugabane wa Burayi shalom turabakunda, abari ku mugabane wa Aziya shalom turabakunda, abari ku mugabane wa Amerika shalom turabakunda, abari ku mugabane wa Oceania shalom turabakunda. Tubahaye ikaze. Watangira wibwira abantu unabasuhuza. Ndabasuje mu izina rya Yesu, nitwize Imana Rusi, Imana iduhana umugisha. Ego watangira usenga Imana Rusi. Uri Imana data wa twese, rero urakiranuka, uri Imana y'amahoro, uri Imana yo kwizerwa. Ndagushimiye kubw'iki gitondo cyiza, igitondo cy'umugisha. Wagize neza kuturamutsa, wagize neza. Reka rero ineza yawe ikomeze itwomeho kandi yome ku muntu wese kunda, muntu wese ugukorera, muntu wese ukubaha, abona ineza yawe. Girira neza rero abantu bose bagutegerejeho ineza. Ubabaye umuhumurize, ushonje Mana umugaburire, umuntu wese ubuze akazi umuha akazi. Iki gitondo cyiza cy'umugisha, wabuze uko agira Mana umugenzereza, umucira inzira. Buri wese irari rye rihazwe nawe. Ngaho bana natwe, ni mu izina ryawe tusabye twizeye Uwiteka Imana. Mukozi w'Imana kaje turakwakira. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Amen. Murakoze. Nari maze kuvuga ngo nitwa Uwizeye Imana Rusi. Yego nifuje rero cyangwa se mfite message mbazaniye Imana yampaye, yashyize ku mutima wanjye ngo mbwira abanyarwanda n'abanyarwandakazi. Munyemerere kandi iyi message muyumve. Turasoma muri Yobu 36 umurongo wa 11 wonyine. Reka dusome mu izina rya Yesu. Hari ijambo rivuga ngo nibayumvira bakayikorera bazamara iminsi yabo baguwe neza, bazamara n'imyaka yabo mu byishimo. Amen. Reka dusubiremo. Nibayumvira bakayikorera bazamara iminsi yabo baguwe neza, bazamara n'imyaka yabo mu byishimo. Amen. Imana ishimwe. Hanyuma message Imana yampaye kubagezaho muri iki gitondo, yambwiye ngo mbabwire ko umuntu uzarama ni umuntu uzayumvira. Uwo muntu ugiye kubaho neza ni umuntu uzayumvira. Imana ishimwe. Umuntu ugiye kubona ibyiza ni umuntu uzayumvira. Unyemerere message uyumve, unyemerere uyakire, kuko Imana yambwiye ngo nze nyibabwire banyarwandakazi, bantu muvuga ko mukunda Imana, bantu mukorera Imana, nimuyumvire. Imana ishimwe. Nimuyumvire muzamara imyaka yanyu mu byishimo, kandi ngo muzamara n'iminsi yanyu muguwe neza. Imana ishimwe. Reka tuganire kuri iyi message. Iyo umuntu yumviye Imana ni urufunguzo kubana nayo cyangwa se go kurambana nayo. Iyo umuntu yumviye Imana agakora ibyo Imana imubwiye ni urufunguzo go kuramba. Iyo umuntu yumviye Imana agakora ibyo Imana imubwiye, Imana ishimwe, ntabwo abaho nk'uko abandi babaho. Turaza kureba abantu bumviye Imana uko byabagendekeye n'abantu batayumviye uko byagenze. Ndagira ngo nkubwire ngo kunyumva nona, ndayankubwire ngo umvira Imana kandi uyubahe. Nicyo cyonyine kigiye kuzatuma ubaho. Imana yambwiye ngo nimuyumvira mukayikorera mugakora ibyo ishaka nibwo muzabaho.
niko kubaho kwanyu. Mbese wowe ubyumvise, wowe wumvise iyo message, ni wowe uri buze kwiha uburyo bwo kubaho neza wumvira Imana. Hari abantu turebye muri Bibiliya, abantu Imana yagiye ituma bakayisuzugura, ntibakora ibyo Imana yababwiye. Hari umugabo witwa Yona Imana yaramubwiye ngo agenda aburire ubwoko bw'Ineneve, agenda babwire ko bababaje Imana, agenda babwire kuko Imana ibabaye kubera ibyaha bari gukora. Yona aho kugira ngo yumvire Imana ajye Ineneve, ajye kuvuga ibyo Imana yamutumye, aho yigiriye inama mbi agitarushishi. Mu kugitarushishi kwa Yona ntabwo byamuhiriye, kuko Imana yari ibabajwe n'ubwoko bwayo, uburyo bari gukora ibyaha, uburyo bishwe n'ibyaha, uburyo bameze. Hanyuma Yona ntiyakora ibyo Imana imubwiye, ariko adakoze ibyo Imana imubwiye, Imana yaramuhanye. Ndagira ngo nkubwire ngo rero witegereze ibihano by'Imana, ahubwo nyemerera ukora ibyo Imana iri kugusaba, nyemerera ukorera Imana, nyemerera wumvira Imana, nyemerera ugende mu nzira Imana iri gushaka kugendamo. Imana itugirire neza kandi Imana idufashe. Yona aragiye agitarushishi, aragenda yibwira ko ahari Imana hari itari bumubone, ngo aragenda ajya mu nkuge, ajya kwambukana n'abandi, ariko ntiyamenya ko agiye kubateza ibyago, ntiyamenya ko agiye kubateza umuraba. Ageze mu nkuge, bageze mu nyanja iraremera, umuraba uba mwinshi. Hanyuma ngo abo bari kumwe ngo bakora ubufindo. Hanyuma ntutegereze ko Imana iri buze gukora ubufindo ngo bugufate, wowe iyarure bigishoboka, iyarure Imana utarababaza Imana, ngwino utarayibabaza. Ngo Yona ukuntu byamugendekeye byamubereye bibi, ngo ubufindo bwaramufashe. Noneho bumufashe aravuga ati, baramubaza bati ariko Yona tubwize ukuri, niki cyabiguteye, niki cyaguteye kuza muri ubu bwato cyangwa se kugeza muri iyi nkuge ukaduteza ibibazo? Yona aravuga ati uko biri kose, uko biri kugenda kose, kujya kutimenya nabyo ni bibi. Namaze kumenya ko ari ngira guteza ikibazo, namaze kumenya ko kubera ni munkuremo munjugunyemo muraza kumera neza. Yona ngo bamukuye mu nkuge, baramujugunya mu nyanja, inkuge irahagarara. Ageze mu nyanja urufi rurarumumira. Muzi neza yuko Yona yamaze iminsi 3 n'amajoro 3 mu nda y'urufi. Yona Imana yaramuhanye. Ndagira ngo iki gitondo gushishikarize, nyemerera wubaha Imana. Iyo umuntu yumviye Imana arya abandi bashonje, iyo umuntu yumviye Imana abona akazi abandi bakabuze, iyo umuntu yumviye Imana abaho neza mu buryo butangaje, agira ubuzima bwiza. Iyo umuntu yumviye Imana ararama. Iyo umuntu yumviye Imana nta kintu na kimwe kimutera ubwoba, kuko iyo yumviye igenda ikuganiriza, igenda igushurira amabanga utaruzi. Iyo yumviye Imana igendana nawe mu buryo butangaje. Hanyuma ndagira ngo unyemerere wowe wumvise iyi message, niba ushaka kuramba umvira Imana. Nta kindi kintu kizatuma ubaho, nta kindi kizatuma ugira ubuzima bwiza, nta kindi kintu kizatuma umererwa neza uretse kumvira Imana. Nyemerera wumvira Imana. Mu bantu bagiye bumvira Imana bagiye babaho neza. Mwibuke ko Imana igihe kimwe ibwira Aburahamu, iravuga ngo fata umwana wawe ugende umutambe. Mu by'ukuri ndagira nkubwire, ufite umwana umwe, umuntu akavuga ngo genda umutambe, ndagira nkubwire ko ntago wabasha kubyakira, ntago wabyakira vuba, ariko yaramufashe aragenda ajya kumutamba. Ngo bari mu nzira bagenda, umwana yabajije se, aramubaza ati se papa, ko mbona inkwi nkabona igitambo, igitambo turi bubuze gutamba kiri he? Aburahamu aramusubiza ati nituhagera Imana ishimwe, nitugerayo Imana iraza kwishakira igitambo. Kubera kwizera Aburahamu yari afite, kubera kumvira Imana, yumva igitambo. Nagira nkubwire, umva mama, umvira Imana. Ubwo buzima urimo Imana iraza kwishakira igitambo, izo mpagarara urimo Imana iri bwishakira igitambo, ayo makuba urimo Imana iraza kwishakira igitambo. Hari ukuntu umuntu ajya yirwanirira akavuga ngo ubwo Imana yabwiye akazi, reka nyure muri izi nzira, reka nce mu buraya, ugaca mu buraya kugira ngo ubone ako kazi ukirwanirira. Ariko reka ndagira nkubwire, umva papa uri kunyumva, wowe umvira Imana, kora ibyo Imana ishaka gukora, Imana iraza kwishakira igitambo, uraza kubona akazi. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Uraza kubona akazi, uraza kubona ibyo ukora, uraza kumererwa neza kubera kumvira Imana. Ngo nuba ushaka kuyumvira, niba ushaka kuramba, niba ushaka kubaho, niba ushaka kumererwa neza, nyemerera wumvira Imana. Kora ibyo Imana ikubwiye, kora ibyo Imana ishaka, nyura mu nzira zitunganye. Hari abantu benshi tujya tubona, ukabona umuntu araje akajya hari agashima Imana, ngo ndashima Imana, ngo yampaye akazi, ndashima Imana yampaye imyenda. Ukabona umuntu araho, urugero nk'umumama yambaye ibazi hariya, yambaye neza, arasa neza, ariko mu by'ukuri agashima Imana ngo yampaye ibazi, ariko iyo bazi itaravuye ku Mana, itaravuye ku Uwiteka. Wowe ukirwanirira, ukanyura mu zindi nzira, ugakora ibyaha, ibyo ntabwo ari byo Imana ishaka. Ndagira ngo nkubwire, message nakuzane, nukomeza gukora ibyaha nzaramba, uzapfa. Ntabwo Imana igirinda umuntu utari uw'umumaro, ntabwo uzarama, uzapfa. Ariko niwumvira Imana ugakora ibyo Imana ikubwiye, uzarama, uzabaho neza, kandi imibereho yawe izahinduka. Kubera iki? Kumvira Imana. Kubera iki? Kubana n'Imana. Iyo umuntu yumviye Imana akagendana nawe, hari ibintu umuntu aba atazi, Imana igenda imubwira. Waba uryamye Imana ikagusura, waba wicaye Imana ikagusura, waba ugenda Imana ikagusura. Kwa ko wayumviye. Nagira ngo ngutangarize ngo komeza
wumvira Imana mama, komeza iyo nzira papa, komeza iyo nzira musaza murumuna wanjye, we watangiye urugendo, we watangiye gukorera Imana, wicogora wicika intege, wigira ibintu bikuvana ku Mana. Wowe yumvire, nuyumvira uzabaho neza, nuyumvira uzanyuraho abandi batari kunyura, nuyumvira uzakirira abandi bari gupfira, nuyumvira uzarama iminsi yawe yose yo kuba uzabaho neza. Tekereza iminsi usigaje, iyo umaze urayizi ariko isugaje ntago uyizi. Niyo mpamvu kwe kumvira Imana kugira ngo iminsi yawe yo kuba usigaje izagende neza. Imana itugirire neza kandi Imana idufashe. Nari nkuzaniye iyi message, Imana yarambwiye ngo genda umbwirira abantu banje, ubabwire ngo nibanyumvira kankorera, Imana ishimwe, bazabaho iminsi yawe yose yo kubaho, bazabaho banezere. Naho haba ibibazo, wumvira Imana ntumenye uko bigenze. Nubwo hazi intambara, wumvira Imana ntumenye uko Imana izirwa. Imana igwanirira abantu bayo bayumvira. Ntabwo Imana ishobora kukureka hariya ngo bagusekere gute se kandi uyumvira. Ntabwo Imana ishobora kukwihorera ngo uhure n'akagure n'ibibazo kandi wumvira Imana. Umuntu wese wumvira Imana azabaho neza kandi azabaho mu munezero, azarama. Mu gihe abandi bazaba bari gupfa bakenyuka, wowe uzarama. Mu gihe abandi bazaba bashonje, wowe uzarya. Mu gihe abandi bazaba bambaye ubusa, wowe uzambara. Mu gihe abandi bazaba babuze akazi, wowe uzakabona. Mu gihe abantu bazaba bashoboye byabayobeye, wowe ntabwo uzashoberwa kuko wumvira Imana. Ni wowe ufite urufunguzo rw'ibyo wavuganye n'Imana. Ni wowe ufite gutebutsa amasezerano yawe. Ni wowe ufite kwihutisha iby'Imana yavuze. Ni wowe ufitemo uruhare kugira ngo bisohore. Nuko uri bukomeze kumvira Imana, witeshuka. Imana ishimwe, wica mu nzira zindi, wica iburyo cyangwa ibumoso. Oya, reba ku musaraba. Byo wavuganye n'Imana izabikora kandi izabisohoza. Imana ishimwe. Hari ibintu Imana yagiye itubwira twabonye kubera twayumviye. Hari ibintu Imana yagiye itubwira izatugeza, yatugejeje kubera kuyumvira. Hari aho Imana yagiye itubwira izatwicaza, yatwicaje kubera kuyumvira. Hari aho Imana yagiye itubwira, hari ibyo Imana byinshi yagiye itubwira izakora, yagiye ibikora kubera twayumviye. Imana yajyaga imbwira amasezerano ikambwira ngo Rusi nzakugirira neza simbishyikire. Hari igihe Imana ikubwira ibintu ukumva ntabwo uri kubyumva, ariko ndagira ngo ubwe ngo wongere wumve ko Imana itabeshya, wongere wumve ko Imana iri bugufi bwawe, wongere wumve ko Imana, haleluya, Imana izakugirira neza nkuko yabivuze. Wikiyanisha mu byaha, wijya gukora ibyangwa n'amaso y'Imana, wivuga ngo hariya ngo hari indonke ngo ndaca gutya. Hoya, umva mukobwa, niba waravuganye n'Imana yitegereze, we yumvira uyitegereze. Urugo yakubwiye izagubaka, ibyo Imana yavuze byose izabikora kuko wavuganye n'Imana, wavuganye n'itabeshya. Nje kukwibutsa iki gitondo ngo ongera wumvira Imana, ongera amaso yawe yahange ku Mana, ongera amatwi yawe uyategere wite gukora ibyo ikubwira. Imana ntabwo igibeshya. Imana iyo ikubwiye ikintu ukagikora, ibyo yavuganye nawe irabikora. Ariko yikubwiye ukayisuzugura, ishobora no kuba ibyo mwavuganye, ishobora no kubihindura. Imana yigeze ihamagara umugabo witwa Mose, Imana iramuhamagara. Imana ishimwe. Nta muntu wavuganye n'Imana nka Mose. Byagezeho Aroni na Miriyamu bagira ishyari kuri Mose kuko avugana n'Imana, ngo bamugirira ishyari. Igihe kimwe ngo Mose arongoye umugore, baramunegura, baragenda ngo baricara baramunegura, barabanga ariko ubundi kuki yarongoye uriya mugore, barabanga ariko ubundi Mose kukishyira imbere, ubundi kuki ahora avanga Imana iravuze, kuki ahora avanga Imana iravuze, niwe Imana ikunda wenyine. Nukubera iki? Ngo Imana iri mu ijuru irababara. Ntabwo Imana ishobora gutuma inama z'abanzi bawe zigerwaho kandi uyumvira. Ikore ko ishoboye kose ikakurwanirira, ikore ko ishoboye ikakuvuganira. Ngo Imana yicaye mu ijuru ngo irabyumva, ngo yumva bari kunegura Mose. Ngo Imana ngira batumira, itumira Miriyamu na Aroni mu ihema, irababwira ngo muveho hano, ngo irabicaza, irabaza ngo ninde babategetse kunegura umugaragu wanjye Mose. Irababwira ngo mu bantu mvugana nabo nkundana nabo, buriya arimo kuruta uko mwebwe navugana namwe. Mwumve kumvira Imana ukuntu ari byiza, mwumve gukora ibyo Imana ishaka ukuntu ari byiza, bituma Imana ikuvuganira. Irababaza ngo n'uburakari bwinshi, ninde wabategetse kunegura umugaragu wanjye? Ngo barangije ngo ako kanya ngo Imana ngo ibasiga muri iryo hema irasohoka, niko Bibiliya yangu. Ngo hanyuma ngo Mose abonye ukuntu babaye, ngo asubira kuwiteka kubatakira, ngo Mana bababarire. Ndagira nkubwire ngo iyo umuntu akoze ibyo Imana ishaka, Imana iramurwanirira. Amen. Imana ntabwo ishobora gutuma abanzi babavugiriza impundu kunesha. Mama, ntabwo ibyo wibwira ari ibyo Imana yibwira. Birambye ngo imigambi y'abana b'abantu siyo Imana. Ubaha Imana, umvira Imana. Niba ushaka kuramba, niba ushaka abana bawe bagira ubuzima bwiza, umvira Imana.
nyakunda kuba ngo abamama nkunda kwigisha abamama nkababwira ngo umva abamama mwebwe muri abantu bakomeye muri murinda nkuba na kantu bashyira ku nzu cyangwa hehe kugira ngo inkuba itazakubita. Uko niko umuntu usenga, uko niko umuntu w'Imana abameze. Abantu b'Imana, umuntu usenga, umuntu wubaha Imana, umuntu bukomeye aba ari umurinda nkuba. Icyo avuze, icyo asabye Imana iragikora, Imana iramwumvira, nawe yayumvira. Imana ishimwe kandi Imana itugirire neza. Ndagira ngo nongere mbashishikarize kubaha Imana. Kubaha Imana harimo inyungu nyinshi iyo umuntu abikoranye umwete. Kubaha Imana harimo ibihembo. Imana ishobora kukubwira ikakubwira ngo nzakugirira neza agashira imyaka myinshi, ariko ntabwo Imana ijya yibagirwa ibyo yavuze. Ntabwo Imana ishobora kwibagirwa icyo mwavuganye. Igihe kiragera ikuka ko yavuganye nawe, cyane ko yavuze ngo ntago nzahora mbabaza abantu bangiteka. Hari igihe kizagera nkagira ibambe. Imana igirira ibamba abantu bayubaha. Imana igirira ibamba abantu bayumvira. Imana ni Imana nziza. Imana ni umukozi w'umuhanga. Ongera ukunda Imana mama. Nongeye kugukundisha Imana. Wowe uri kunyumva, uri kumbona, ongera ukunda Imana kuruta ukunda ibindi bintu byose. Ongera wumvira Imana. Ijambo ry'Imana ntabwo ribeshya, kandi ijambo ry'Imana cyanditse mu ijambo kijya gisohora. Nusoma ijambo ry'Imana ukagizera, nusoma ijambo ry'Imana ugakurikiza ibyaryo, nusoma ijambo ry'Imana ukubahiriza amategeko yaryo, ntacyo uzaba. Imana izakurwanirira, Imana izakuneshereza, Imana izakuvuganira, Imana izakugeza aho utatekereza kugera. Abantu bagiye bubaha Imana bagiye bagira iherezo ryiza. Wibuke Yosefu yubashye Imana, ayubaha abantu batari. Yosefu yarari na nyirabuja bonyine mu nzu, nyirabuja aramwifuza. Yosefu aravuga ati hoya mubi databuja yamaye we ndagurimo, hari ibintu yandidishije ariko we nagurimo. Ngira ngo ushishikarize mwubaha Imana. Yosefu yubaha Imana ati ntago bishoboka ko naryamana nawe. Yosefu akiranuka abantu batamureba, ariko yibuka ko Imana imureba. Ujye utinya ko abantu ntago bakureba, ariko utinya ko Imana ikureba. Uyumvira ukuri iby'Imana iri gusaba, ukora iby'Imana ishaka. Yosefu ngo aranga, ariko kuko Imana ari mufiteho umugambi mwiza. Ubundi umuntu Imana ifiteho umugambi arageragezwa, aca mu bintu bikomeye, araruha aca mu bigoye. Ngo Yosefu igihe kiza kugera, ibyahuye nabyo murabizi ni byinshi, ntabwo twajya muri detaye. Hano hanze hari ikinyoma gifite ibimenyetso. Umuntu arakubeshyara agashyiraho n'ibimenyetso byerekana ko icyo kintu wagikoze, kandi abeshya. Imana itugirire neza kandi bikagufata, umva ukamamara ugaseba. Ibyo bintu ari ukubeshya, ariko iyo wubashye Imana ibona ko ibyo bintu bakuvuga atari byo, Imana irakurwanirira, ikugeza aho yateganyije kukugeza, igushyitsa aho yateganyije kugushyitsa. Niki kiguteye ubwoba? Humura, wowe ubaha Imana, ibindi byose Imana izabikora. Umugabo waje aririza, hari abantu twagiye dusengana nabo barira amarira y'ingona. Akarira atari uko gukunze, akarira atari uko babajwe n'ibikubayeho, akarira atari uko bimurimo. Umugore arira amarira y'uburyarya, abwira umugabo ati wa undi wazanye ni utinyutse kungira gutya. Ariko kandi abeshya. Hari abantu bajya barira amarira yo kubeshya y'ibinyoma, abo bantu tujya tubabona. Ariko mama, reka nkubwire, naho bakuririra amarira y'ibinyoma, ariko wubaha Imana, Imana izabigucishamo, uzabicamo neza. Naho uko bakugenza kose. Yosefu byarangiye habaye umuyobozi, minisitiri mukuru, kubera ko Imana yari imufiteho umugambi. Ariko bikurije kumvira Imana, nyemerera uve mu bintu urimo wumvira Imana. Imana izakugeza aho yateganyije kukugeza. Imana izakugirira neza. Ukumbona nambaye gutya nuko numviye Imana. Ngende mu bagore bagize umwenda umwe, ubundi ku bantu banzi nitwa kari kamwe. Imana ikajya imbwira ngo nzakwambika rusi, ariko kubera kumvira Imana, Imana yaranyambitse. Yakoze n'ibindi bintu byinshi. Nyemerera wumvira Imana. Niki kiguciye intege mama? Niki kiguciye intege papa? Niki kiguciye intege musaza mukuru? Niki kiguciye intege? Nyemerera wumvira Imana. Niwumvira Imana uzabaho neza. Niwumvira Imana uzaramba. Niwumvira Imana nta kintu na kimwe kizagutera ubwoba. Niwumvira Imana ntuzakorwa n'isoni. Ntabwo abantu bumva Imana bajya bakorwa n'isoni. Ninde wabikubwiye? Ninde wakubeshye ko umuntu wumva Imana akorwa n'isoni? Nta muntu wumva Imana umwara. Hoya, nyemerera ukomeze wumvira Imana. Ngushishikarize ukomeze wumvira Imana. Wumvira Imana nibwo uzabaho neza. Wumvira Imana nibwo uzaramba. Wumvira Imana nibwo ibyo wifuza uzabibona. Wumvira Imana nibwo uzagera kure. Wumvira Imana, Imana izakukura kure sikari kugeze ku yindi. Imana ni nziza, aho abantu batifuza kugera Imana izakugeza n'uyubaha. Ibyo ukora Imana niminezeza Imana, bizatuma n'abanzi bawe buzura nawe. Nuzezeza Imana, nukora ibyiza, nukora ibyo Imana ishaka, nushimwa n'Imana. Haranira gushimwa n'Imana, haranira ko Imana yakwishimira mama, haranira ko Imana yakureba neza, haranira va muri ayo mafuti, va muri ibyo byaha.
umuntu akora ibyaha ntabwo arama, kandi ijambo ryarambwiye ngo kuva mu byaha niko kujijuka. Komeza iyo nzira watangiye, ndakwinginze, komeza uhanga amaso ku Uwiteka. Ibintu byose wifuza Imana irabifite, ibyo itaraguha iracyabikubikiye, kandi ntabwo Imana yaduha ibintu byose. Nyakunda kubwira abantu ngo Imana ntiyaduha ibintu byose, hari ibyo iguhaye n'ibindi reka. Imana umva ikunda gukuraho ibitwica igasigaza igituma dusenga. Ntabwo Imana umva ntabwo yabura gusigaza ikintu cyatuma uhora imbere yayo. Mama ujya ntabwo ari ukwikanga, ahubwo ibiguhaye byose genda ntongere kwibuka Imana. Abantu Imana yagiye ibintu byose batakibuka naho urusengero ruri, ariko Imana n'umukozi w'umuhanga, ibyo bintu byose wifuza Imana izabiguha. Akazi ni Imana igatanga, diplome ni Imana izitanga. Umva ukoze iminsi myinshi amafaranga yagushizeho uri gukorera perime ntayo urabona, ariko ndagwizeze ko Imana igitanga perime niwumvira Imana izayiguha. Nawe urabizi inzira imisozi umaze kuzamukura yizi, ariko kubera kugenda ugenda ukebereza, reka gukebereza, guma mu nzira imwe. Imana irashaka kuzakora uvuge ngo ni Imana ikoze. Haleluya. Imana irashaka kuzakora uhagarara ubwira abantu ngo nabonye Imana. Ntabwo Imana igishaka udushami ku ruhande, ntabwo Imana igishaka ibindi bintu wishingikirizaho, ntabwo Imana ishaka ngo wishingikirize ku bindi bintu. Oya, Imana irashaka ngo nubona akazi izaguha akazi uvuge ngo nabonye Imana. Imana irashaka ngo nigukorera ubukwe utazaba ngo nukora ngo byari bimeze gutya. Oya, uzavuge ngo ni Imana, ni Imana nabonye Imana ikora ubukwe. Abantu benshi Imana yakoreye ubukwe ntabwo babubonye. Wonyumva urabizi neza ko Imana igikora ubukwe, urabizi neza ko Imana igitanga amazi igakura abantu mu bukode bakaruhuka kubakomangira buri kwezi. Urabizi neza ko Imana ifite ibintu, Imana ifite ubutunzi. Nyemerera wumvira Imana. Nari nkuzaniye message Imana yarambwiye ngo nze mbabwire ngo muyumvire. Ushaka kurama niyumvire Imana, ushaka kubaho neza niyumvire Imana, ushaka kuba mu buzima butamugoye niyumvire Imana. Abantu bagiye bumvira Imana bagiye babaho neza, baguwe neza. Abantu bumvira Imana. Ongera ugaruke mama, ongera ugaruke papa. Nyemerera, urabizi warashayishije bihagije, urabizi inzira waciyemo zitanogeye Imana urazizi, ariko aka kanya ongera ugaruke, garuka ku Mana, ongera uce bugufi, umve ko ibyo ukora byose Imana ibikureba. Uragenda ukabikora ukagaruka muri korari, ntago bazi ibyo ukora. Uragenda ukabikora ukagaruka kurumba ukongera ukayobora, ariko ntago babizi. Ariko Imana irashaka kuongera ukayumvira kugira ngo uzarame. Imana ituganze kandi tugirire neza. Bene data nshuti z'umusaraba, we wamenye Imana, wowe uvuga kuza Imana, wowe korera Imana, wowe uvuga ubutumwa. Imana irashaka uvuga ubutumwa ari kuyumvira. Imana irashaka ngo uririmba ari kuyumvira. Imana irashaka ngo ubwiriza ari kuyumvira. Imana irashaka kugukoresha ari kuyumvira. Ntuzabwira abandi bantu ibintu udakora, ntuzabwira abantu. Oya, ubwira abantu ibyo ukora. Dufite ubuhamya, dufite ibihamya. Ubu tugenda turi ubuhamya bugenda kuko twumviye Imana. Imana igira ibyo dukorera, Imana igira aho dukura. Hari ubuzima Imana yadukuyemo kubera kuyumvira. Turi mu bundi buzima. Ndagira ngo mbashishikarize ngo mwumvire Imana. Iyo niyo message nari mfite muri iki gitondo, kubabwira ngo mwumvire Imana. Iyo umuntu yumviye Imana nta soni zimukora, nubwo zaba zigiye kugukora habura gatoya, Imana irazi kabisibanganya. Reka mbibutse ko ibintu bitumwaza, ibintu bituma tumwara biba biri hafi tugendana nabyo, ariko ntago tumwara kubera kumvira Imana. Irazi katugwanirira, irazi katuvuganira. Mwongere mugarukira Imana, mwumvira Imana, nibwo muzabaho neza. Imana ibaha umugisha kandi Imana ibagirire neza. Murakoze cyane. Murakoze mukozi w'Imana. Imana ibaha umugisha. Mbere yuko utarasoza ugiye gusengera abantu kuza kuyoborwa n'Umwuka Wera. Ijambo ryawe niryo ryatubatuye, ijambo ryawe niryo ryadukuye mu byaha, ijambo ryawe ni umucyo twararyumvise riratumurikira. Sengeye imitima yose aho yaba iri hose yumvise iri jambo, kugira ngo iri jambo ribamurikire, kugira ngo iri jambo ribabere umucyo, kugira ngo iri jambo ryayo bakura naho ribageza, kugira ngo iri jambo Mana rigure mu mitima yabo. Uwiteka Imana ikomeye, Imana y'amahoro, Imana igira neza, riratubwiye ngo nitubayumvira bakayikorera ngo bazamara iminsi yabo baguwe neza, bazamara imyaka yabo mu byishimo. Nyemerera umubyeyi wumvise iri jambo ashyire mu bikorwa iri jambo rimusaba. Nyemerera umugabo uryumvishe ashyire mu buryo bw'iri jambo rimusaba. Nyemerera umusore n'umukobwa baryumvise bashyire mu buryo bw'iri jambo ribasaba. Mwuka Wera niwe mpamagaye kugira ngo agenderere imitima. Mwuka Wera
basure, Mwuka Wera bagenderere. Umwuka Wera yagendereye, Umwuka Wera yageze. Ntabwo abantu bigira ibyigenge, ahubwo bahumurizwa n'ijambo ryawe. Wowe Iteka Imana, nongeye gusengera abantu bawe bababaye, ufite ikibazo, ababuze akazi, ingo zasenyutse, ababuze uko bagenza, bafite abana babananiye, bafite abana babuze ubwenge mu mashuri, bafite abana batabumvira. Ndasenze kugira ngo Uwiteka Imana ugere muri izo ngo zose, ukemure ibyo bibazo. Uwera wa Isiraheli, ingo zananiranye, ingo zitari guhuza, ingo ziri gusenyuka muri iyi minsi, gende wubaka ingo z'abera. Uwera wa Isiraheli, buri wese abona ineza yawe, buri wese abona umucyo wawe, buri wese abona ikigo n'iri jambo mu izina rya Yesu Kristo. Turabizi neza kuko uri Imana itabeshya, turabizi kutajya uhinduka, turabizi kugira neza. Uwera wa Isiraheli, turabizi Mwami kuko uri Imana itagihemuka. Hembura abasore, hembura abakobwa kubwira ijambo, bongere bakumvire, bave mu nzira zidatunganye bajye mu nzira zitunganye, bongere bagukorere. Uwiteka Imana, kugukorera ni kimwe no kukumvira ni ikindi. Bakora ibishimwa nawe, bakora ibishimwa nawe. Uwera wa Isiraheli, Uwiteka Imana ikomeye, Data wa twese mwiza, abari kwa muganga, abarwaye indwara zananiranye, iz'amayobera, ababyeyi bagiye kubyara, ababuze ibise, aho hose ugereyo, iki gitondo ndasenze Uwiteka kugira ngo ineza yawe igere ku muntu wese umvise iri jambo, kandi ubahe guhindukira, ubahe kukumvira. Uwiteka Imana, kandi Nyiringabo, umuntu uri bushyire mu bikorwa by'iri jambo, haleluya, umwereke ikimenyetso cy'ibyiza. Oh haleluya, umucyo wawe, ineza yawe bimugereho. Uwiteka Imana Nyiringabo, urakoze Data, shyigikirira ijambo ryawe. Uwiteka Imana Nyiringabo, kandi Uwera wa Isiraheli, komeza ushyigikire iyi canu, uyishyigikire, uyihe kumenyekana, uyihe abaterankunga, uyihe abakunzi benshi mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mwami kuri Imana nziza, urakoze kumva gusenga, haleluya. Urakoze kuri Imana igitwumva amanywa na nijoro, urakoze kuri Imana igitugirira neza. Urakoze, ineza yawe twarayibonye, twabonye ibitangaza bitabarika, twabonye uzura abarwayi, twabonye utanga akazi, twabonye ukura abantu mu bushomeri, twabonye utanga ibyo kurya, twabonye amaso yacu yabonye byinshi wakoze. Uwiteka Imana, urakoze, urakarama, ngaho shyigikira ijambo ryawe. Uwiteka Imana, kandi icyubahiro gikomeze kiganze mu bantu bawe, ineza yawe ikomeze yamamare kuri twe, izina ryawe niryubahwe, amen. Imirimo ukora irakuranga, ubushobozi ufite burenze ubw'abantu. Yesu we, genda uri intwari. Imirimo ukora irakuranga, ubushobozi ufite burenze ubw'abantu. Yesu we, genda uri